Imbaraga z'umubiri, ubuhanga, ubwenge, ubuzima bwiza no kurama imyaka myinshi ni imbumbe yo kubahiriza amahame y'ubuzima inyuguti ku nyuguti. Hari ababigerageje birabahira, ndetse navuga ko abantu bose bagerageje kumvira amahame y'ubuzima bageze ku ntego zifatika zo kubaho. Bagiye bakoresha ibimera baturanye nabyo, bibageza ku bisubizo baburiye ku baganga n'inzobere nyinshi. Umunsi umwe umugabo w'Umudage yabonye agiye gupfira mu bitaro, ahita bisohokamo ikitaraganya. Byagenze bite? Yayobotse kwiyiriza ubusa no gutungwa n'ibyo kurya bibisi gusa. Indwara ya kanseri yari igiye kumuhitanira akira. Mu kirorero kimwe cy'Ubudage kandi higeze gutera icyorezo mu matungo. Umwana umwe wari ufite ubumenyi ku miti y'ibimera yiyemeza kujya avanga tungurusumu mu bwatsi yagaburiraga inka zase. Bivugwa ko izindi nka zose zararitswe n'icyorezo cya muryamo, ariko inka zabo zirarokoka. Mu gitabo cya Nourriture Vivante cyanditswe n'umugabo w'Umudage Ernest Gunther havugwamo kandi inkuru y'umusirikare w'Umuroma waramye imyaka myinshi kuruta abandi basirikare bose. Umunsi umwe muganga amubajije ibanga ryatumye agira uwo mugisha, arasubiza ati "My secret is garlic." Nta rindi banga ngendana ritari tungurusumu. Uyu musirikare ngo yakundaga kurya uturyo duke, ariko igihe cyose agiye kurya agakatiramo tungurusumu. Ubuzima bugizwe n'amayere gusa. Iyo wamaze kuyamenya nta cyagutera ubwoba mu isi yose. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kwerekeza urushinge rw'uburyohe Life TV ku mimaro itangaje ya tungurusumu ku buzima bwacu. Uyu muyoboro ni Uburyohe Life TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro by'ubuzima gusa. Burya umuntu abaye maso ubuzima bwarangwa n'uburyohe gusa, kuko ibyabwongera aturanye nabyo. Ibyo nta bindi ni imirire n'ibyo kurya yaturanye abyitondeye. Ibi nibyo dushaka kujya tubagezaho buri munsi hamwe n'Uburyohe Life TV, maze abo bizajya bishobora bakajya badusanga muri Relax Life Center, ivuriro rikorera hano mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera tuje twibanira buri munsi. Tungurusumu ni umuti w'igitangaza na antibiotique ikomeye cyane mu rwego rwo hejuru. Kurya tungurusumu buri munsi bifitiye akamaro umubiri wacu cyane. Tungurusumu zibarizwa mu muryango umwe n'ibitunguru, byose bibarirwa mu muryango witwa Allium. Zikoreshwa mu guhumuza no kuryoshya ibiryo. Si ugutanga uburyohe gusa, kuko buriya ari umuti ukomeye cyane urinda umubiri wacu indwara nyinshi zikomoka kuri bagiteri, imiyege, kubyimbirwa, gusukura umubiri no kwica bagiteri. Kugira ngo uronke imbaraga zose za tungurusumu ukwiriye kuzirya ari mbisi. Tungurusumu mbisi nizo zibonekamo intungamubiri zihagije kurusha izitetse. Dore akamaro ku buzima. Tungurusumu zigabanya cholesterol mbi mu mubiri n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Kurya tungurusumu buri munsi birinda indwara z'umutima zibasira udutsi duto tujyana n'utuvana amaraso mu mutima. Tungurusumu zifite ubushobozi bwo gusukura umubiri, kongera ubudahangarwa no guha ubushobozi umubiri bwo gusohora uburozi butandukanye buba bwinjiye mu bundi buryo. Niba ufite ibibazo by'ibicurane, kurumwa n'udusimba duto, ugafurutwa cyangwa ugatukura, indwara zituruka ku miyege, fungal infections, guhitwa bitewe no kurya ibiryo utamenyereye, tungurusumu ni umuti mwiza cyane. Tungurusumu zirwanya indwara zibasira ubwonko ku bageze mu zabukuru, cyane cyane nka Alzheimer cyangwa indwara yo kwibagirwa ibyo wari uzi byose, kubera ubushobozi zifitemo bwo kurwanya gusaza k'udutsi duto tw'ubwonko. Tungurusumu zongera gukomera kw'amagufwa no gukora neza kwayo. Nubwo ubushakashatsi butarabyerekana neza, gusa igaragara ko yongera umusemburo wa estrogene ku bagore, bityo amagufwa akarushaho kumera neza kandi bakabasha kuba ababyeyi beza ku babashatse. Ni ubuhe buryo bwiza bwo kuryamo tungurusumu? Tungurusumu zifasha umubiri cyane n'iziriwe ari mbisi kubera ibinyabutabire bya lisine. Ibi birangirika iyo bihuye n'ubushyuhe nko mu gihe cyo guteka ibyo kurya. Lisine niyo ifasha mu kugabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri, kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kubuza amaraso kuvura, kurwanya kanseri na mikorobe zindi.
Nyuma yo kuzitonora ushobora kuzisekura hanyuma ukabitereka byibuze iminota 15 mbere yo kuribwa. Kubitereka bituma risine iboneka imeze neza kandi ku bwinshi mu mubiri. Ikora neza iyo uyiriye mu gifu nta kindi kintu kirimo. Ibyo kwitondera ku bantu bafite ibibazo byo kuva cyane cyangwa bari ku miti ituma amaraso avura, babanza babiganiriza muganga mbere yo kuba bazirya. Tungurusumu ikunda gutera impumuro mbi cyangwa ikaba yatera ibindi bibazo ku bantu bayigiraho allergie. Mbere yo kuzirya, ibi byose bakwiriye kubanza babimenya. Aya niyo mabanga tudahwema kubamenera hano ku Buryohera Life TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Mukande subscribe n'inzogera mwihuta cyane mubashe kugira amahirwe yo kubarirwa mu muryango mugari w'abantu bibanira natwe buri munsi mu biganiro by'ubuzima twishimira kubagezaho. Kandi niba utuye mu mujyi wa Kigali cyangwa mu nkengero zawo, kwiriye kutwegera hano muri Relax Life Center, ivuriro rikorera hano ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Four Square. Mbaye mbasezeyeho naho ubutaha.